kubera ukuntu twisanze mu isi tukayigeraho tukayisangaho tutabigizemo uruhare. Isi ni kimwe mu kintu kigena ubuzima bw'ejo hazaza n'ubw'uyu munsi, kandi isi ikagena uko abantu bagomba kubaho. Abantu benshi aho waba uri cyangwa se uherereye, ibyo waba ukora byose, ibyo ari byo byose ufite ugukoresha cyangwa se wowe ukaba ufite ugukoresha. Ibyo ngibyo ni isi yabigenye, nta ruhare twabigizemo. Twisanze ariko bimeze kimwe n'uko hari bamwe bavunitse bakarara amajoro bagakora umunsi n'amanywa kugira ngo babone uko bigobotora ingoyi yari ibariho. Hariho n'abandi bakoze kugira ngo bazashira abandi ku ngoyi aho kugira ngo abari bo zijyaho. Abenshi muri twese duharanira kubaho ubuzima bwiza biciye mu buryo bworoshe, cyane cyane uyu munsi urubyiruko rw'uyu munsi ruharanira kubaho mu buzima bworoshe kandi butuje, bumva bakira, bakarya neza, bakabaho neza, bakambara neza kandi batavunitse. Uko isi yacu iteye, bavuga ko iyi si ari isi y'icyaha kandi igomba kuba isi y'umuruho. Ibyo waba ufite byose nta munsi n'umwe uzayibaho unyuzwe. Igihe cyose uzahora uhangana, bigusabye gutekereza, bigusabye gukora, inzira zose bizacamo uzahangana kugira ngo ubigereho. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu cyo gutegekwa n'abandi cyangwa se kubaho. Nyivuga ikintu cyo kugengwa n'undi muntu uwo ari we wese cyangwa se ukabaho ukabikesha undi muntu, urahita wumva ubukoroni. Ubukoroni ni ubuzima abanyafurika abakurambere bacu babayemo igihe kirekire. Barabinwa, babiryaho, barabyumva neza, babibirira icyuya. Gusa uyu munsi bamwe byanyuze mu ntambara, abandi binyura mu magambo no mu biganiro by'amahoro, babasha kwigobotora ingoyi yari bariho. Uyu munsi bafite amahoro. Wakibaza uti ese ni gute umwana wavukiye mu cyaro coroshe yaje kuba umwe mu bayobozi bakomeye isi yubaha? Nelson Mandela. Ubu si inkuru isanzwe, ni urugendo rwa Nelson Mandela. Mu magambo make, uyu ni umwana wavukiye mu cyaro mu buzima butoroshe, akabibamo, akabasha guhera hasi akagera aho ari uyu munsi. Nubwo atakiriho bakaba bakimuvuga, basoma ibitabo bye, ibyo yanditse, ndetse banamwandikaho ibitabo. Nitwa Peter Kefajo Prezementero, mbahaye ikaze. Niba ushaka gukurikirana amakuru yacu n'ibiganiro ngo bize bikugeraho neza, kora subscribe kuri iyi channel ya YouTube kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana hatagira ikintu kigucika. Uyu munsi tugiye kuvuga ku buzima bwa Nelson Mandela Madiba. Uyu ni umugabo wavukiye muri Afurika y'Epfo. Ni umwe mu bantu bakomeye cyane mu mateka y'isi, by'umwihariko mu rugamba rwo guharanira uburenganzira bwa muntu. Uyu nguyu si ibyo gusa yagizemo uruhare gusa, ahubwo no kurwanya ivangura ry'amoko ryari ryimakajwe muri Afurika y'Epfo. Ubuzima bwe bugaragaza urugendo rurerure rw'umuntu wavuye mu buzima bworoheje bwo mu cyaro akagera mu rwego rwo kuyobora igihugu no kuba ikimenyetso cy'amahoro n'ubwigenge ku isi yose. Icyerekezo gikurikira gisobanura ubuzima bwe kuva avutse, uko yakurikiye uburezi bwe, imico, imiterere byamuranze. Komeza ukurikire wumve byinshi kuri uyu mugabo w'igihangaje wabayeho kuri uyu mugabane wa Afurika, akabasha gukora ibyananiwe abandi batware n'abagabo n'abami binyuze mu nzira itoroshe. Uyu Mandela Madiba Nelson Mandela yavutse ku itariki 18 Nyakanga mu 1918. Avukira mu mudugudu wa Muvezo mu karere ka Transkei muri Afurika y'Epfo. Izina rye yahawe n'ababyeyi ryari Rorirara. Mu rurimi rw'ikizosa byasobanuraga ukurura ishami ry'igiti, ariko mu mvugo isanzwe rikavuga umunyamwaga cyangwa umuntu utera ibibazo. Mandela yakomokaga mu muryango w'ibwami w'abatembo, umwe mu muryango ugize ubwoko bw'abazosa. Nubwo yari afite inkomoko y'icubahiro, ntiyari mu bagenewe kuzaba abami, ahubwo yari ateganyijwe kuzaba umujyanama w'abayobozi, umujyanama w'abami. Se wa Mandela, Gadira Henry Muhakanyiswa, yari umutware wemewe n'ubwami ndetse n'ubutegetsi bw'Abongereza. Nubwo yari umuntu ukomeye mu muryango, ubuyobozi bw'abazungu bwari bwaramutesheje agaciro. Se yari umugabo ukomeye ukunda amateka kandi ufite ubushobozi bwo kuvuga neza nubwo atarazi kwandika no gusoma.
Ibi byagize uruhare mu gutuma Mandela akura akunda amateka n'imvugo nziza. Ariko ubuzima bw'umuryango bwahindutse cyane igihe se yakuwe mu butware kubera kutubahiriza amabwiriza y'ubutegetsi bw'Abongereza. Ibi byatumye umuryango ujya mu buzima bwo hasi. Nyuma y'ibi Mandela yimukiye hamwe na nyina Agikunu, aho yakuriye mu buzima bworoheje bo mu cyaro nyuma y'uko ise yari amaze gukurwa ku buyobozi n'Abongereza. Kunu niho Mandela yibukiraga ubwana bwe bwiza kurusha ahandi hose hariya Itaransikeye aho yavukiye, aho we na se bari bakiri abatware. Aho hantu hari ibyatsi byinshi, imisozi n'imigezi, bikamufasha gukunda ibidukikije. Mu buzima bwo mu cyaro yize ibintu byinshi bitandukanye, aho yigiye kuragira amatungo kuri icyo gikingi, ahacongera ruhago, aho yigira imico itandukanye yo mu bwoko bwabo ndetse n'imikino ya gakondo nko gukina ibibariko n'ibindi. Ubuzima bwe bwari bwuzuyemo ubusabane n'abandi bana, bigaragaza ko umwana utabana n'abandi yafatwaga nk'ufite intege nke. Yize kandi amasomo y'ingenzi mu buzima nk'uko byagaragaye igihe yaguye ku ndogobe. Ibyo byatumye amenya ko kwishongora cyangwa gusuzugura abandi atari byiza. Mandela yatangiye ishuri afite imyaka 7. Ku munsi wa mbere yahawe izina n'umwarimu wamwigishaga. Ubwo yari yitwa Rorirara, uwo mwarimu amuha izina Nelson. Nk'uko byari bisanzwe mu mashuri y'Abongereza, iyo wajyaga kwigayo baguhaga irindi zina risha rizanye n'ururimi rwabo no mu Bwongereza, gahunda yo mu Bwongereza, kugira ngo barusheho kuyobya abantu bibagirwa umuco wabo. Ibi byari igice cy'ubutegetsi bw'abazungu bwo guhindura indangagaciro z'Abanyafurika. Nubwo ishuri ryari rito, ryamuhaye intangiriro y'uburezi bwamufashije gutangira gutekereza ku buzima bwe n'ahazaza he. Igihe Mandela yari afite imyaka 9, se yarapfuye azize uburwayi bw'ibihaha. Urupfu rwe rwahinduye ubuzima bwa Mandela cyane. Nyuma y'igihe gito, nyina yamujyanye mu rugo rw'umutware Jongintaba Dalindyebo, aho yagombaga kurererwa. Ibi byari impinduka zikomeye kuko yavuye mu buzima bworoheje aja mu buzima bw'abayobozi, kuba mu rugo rw'abatware. Mu rugo rwa Jongintaba, Mandela yabonye ubuzima butandukanye cyane n'ubwo yari asanzwe abayemo ari Igikunu. Yahigaga ibintu byinshi by'ingenzi, harimo kuyobora demokarasi, gukemura ibibazo, kumva ibitekerezo by'abandi. Mu nama z'abaturage yize ko umuyobozi mwiza arumva abandi mbere yo gufata icyemezo. Ibi byaje kumugira umuyobozi udasanzwe mu bihe bye by'ahazaza. Mu gihe yari muhekenzweni, Mandela yatangiye kumva amateka y'Abanyafurika barwanya ubukoloni. Inkuru z'abakuru, cyane cyane izo kuvuga ku butwari bwa Afurika, zamuteye ishaka ryo kumva akarengane. Yatangiye kumva ko Abanyafurika batari bafite uburenganzira busesuye, ubukoloni bwababangamiye ubuzima bwabo, hakenewe impinduka. Ibi byabaye imbuto y'imitekerereze yamufashije kumva ashaka kujya muri politike. Ku myaka ya 16, Mandela yakoze umuhango wo gukebwa wari ufite agaciro gakomeye mu muryango w'Abazosa. Uyu muhango wamwigishije kwihangana, ubutwari ndetse no kwiyubaha. Yahawe izina risha Daribunga, risobanura uwashinze inama y'abakuru, rikagaragaza uruhare yari ateganyijweho mu buzima bwe. Ariko ijambo ryatanzwe muri uwo muhango ryamuhinduye cyane, kuko ryagaragaje ko nubwo yabaye umugabo, we n'abandi Banyafurika bari bagikomeje. Urugendo rwari rukiri rurerure. Ibi byamubabaje cyane, ariko bitangira kumufasha ahabonera amasomo ku bibazo by'ubukoloni yumvaga abari bamukuriye babaraga. Nyuma y'uyu muhango, Mandela agiye kwiga Ikerikebari boarding, aho yahuye n'ibintu bisha ubuzima bw'Abanyaburayi, abanyeshuri baturutse hirya no hino
abarimu bafite ubumenyi buhanitse n'ibindi byinshi byari bisha kuri we. Yahigiye isomo rikomeye: ntabwo inkomoko ihagije, ahubwo ugomba kwiyubakira izina ku bushobozi bwawe. Ibyo ngibyo yabitekerezaga kubera ko yabaga avuye mu buzima bworoheje, agahura n'abandi bana bakomeye bajijutse kandi bamurusha n'ubwenge. Mu ishuri Mandela yahuye n'imbogamizi nyinshi: kutamenyera ubuzima busha, gusuzugurwa n'abandi banyeshuri, kwigira ku makosa, ariko ibi byose byamufashije gukura. Yabaye umuntu wihangana, yize kwiyubaha, yiyemeza gukora cyane no gutsinda. Mandela yagiye yubaka inshuti, harimo n'abakobwa nka Matona, bamufashije kumenya uburyo bwo kuganira no kwitwara neza mu bandi. Ibi byamufashije gukura mu mitekerereze no mu mibanire. Mu mpera z'intera y'ubuzima bwe, Mandela yari afite icyerekezo cyo kwiga cyane, kuba umujyanama w'umwami, gufasha abaturage. Nubwo atari azi neza aho azagera, yari amaze kubona ko ubuzima bwe bufite intego irenze ubuzima busanzwe n'ibyo yatekerezaga. Ubuzima bwe bwo mu bwana n'ubusore bwe bugaragaza urugendo rw'umuntu wubatse indangagaciro zikomeye kuva akiri muto. Yakunze mu buzima bworoheje, ahura n'ibibazo byinshi, ariko ibyo byose byamubereye inshingano zo kuba umuntu ukomeye. Amasomo yize harimo kwihangana, kubaha abandi, gukunda ukuri, kurwanya akarengane. Ibi nibyo byamugejeje ku rwego rwo kuba umwe mu bayobozi bakomeye isi yigeze kugira. Tuzabane mu gusesengura no gusobanukirwa urugendo rwa Nelson Mandela Madiba ku buryo burambuye. Iyi yari intangiriro ivuga ku buzima bwe. Nitwa Peter Kavajo President, naho ubutaha.